Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana Ndizino turi n'urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo twigishanye, duhugurane kandi ngufashe byose kubigendanye n'umuziki, haba kuririmba ndetse no gucuranga, ariko cyane cyane twibanda ku kuririmba. Ijwi ryawe ni impano ikomeye cyane iyi si ikeneye. Ndahanga rero kugira ngo mbigufashemo, kugira ngo ufashe muri urwo rugendo ubashe kuva ahantu hamwe ujya ahandi. Naje nanone mu isomo tugiye kurebera hamwe uko wahitamo ki ikubereye mu kuririmba. Ni gute wahitamo urufunguzo rukubereye mu miririmbire yawe. Abantu benshi bakunda kuririmba ariko ugasanga mu by'ukuri ari kuririmba bimuvunnye cyangwa se bimugoye. Mu by'ukuri hari n'abacuranzi bajya gucurangira umuririmbyi runaka ariko ugasanga umuririmbyi ntabwo azi ahantu ari buririmbire. Ni byiza rero kuri umuririmbyi ushobora kujya imbere hari ugiye nko kuririmba, cyangwa se ushobora kuza ngiye kuririmba ahangaha ahita mvuga ngo wenda fata mi hari ukuntu ujya kumva nk'umuririmbyi akunda wenda gutebya akahita avuga ngo fata do, ngo fata do, fata do, agafata do mu by'ukuri ariko atariho ari buririmbire, ngo fata sol, fata sol, ngo fata mi, ngo fata mi, fata do, fata do, cyangwa fata re, fata re. Ariko mu by'ukuri iyo nk'iyo hamenyereye nk'ubu ngewe nshobora nko kujya kuririmba ahita mbwira nk'umuntu wenda ati fata muri mi, muri mi, bitewe nuko ijwi ryanjye riri mido, ijwi ryanjye ritari hejuru cyane, ritari no hasi cyane. Ni kuvuga ngomba kubanza kumenya first of all ijwi ryawe rimeze rite. Ni ikintu ugomba kwitaho, ijwi ryawe rimeze gute, ijwi ryawe rirasoundinga rite, ijwi ryawe risoundinga nk'iriri hejuru cyane, ijwi ryawe risoundinga nk'iriri hasi cyane. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya mbere yuko uhita uvuga ngo fata do, ngo fata mi, nyine atari gupfa kuvuga gusa iyo ki. Yes. Ikintu kindi ugomba kwitaho, ki zose ntabwo arizo zijyanye n'umuririmbyi uwo ari wese. Ki zose ntabwo zijyanye n'umuririmbyi uwo ari we wese, cyangwa se ki zose ukoresha ntabwo zigomba kujyana n'ijwi uri kuririmbiraho. Uwo ugomba kumenya ki zawe ni izihe, kuko dufite ki nyinshi. Dufite ki zigera muri 12 mu buryo bwo kuririmbiraho. Abacuranzi barabizi n'abaririmbyi bamwe na bamwe murabizi. Ni ukuvuga ngo ntago izo ki zose utegetswe kuzibarizwamo cyangwa se kuziririmbiramo. Hoya, ntago ari zose utegetswe kuririmbiramo cyangwa se kubarizwamo. Hari izo ugomba kuririmbiramo bijyanye n'ijwi ryawe. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Ikintu cya kabiri rero ugomba kumenya kugira ngo uhitemo ki, uko wamenya uko uri hejuru cyane. Ni igihe wumva harimo amastrain cyangwa se amavocal cracks. Amavocal cracks ni mu gihe ari hasi cyane, wenda mu gihe hajemo amastraining cyangwa se utuntu tumeze nk'ama escalier. Mu gihe uri kuririmba ni igihe ari hejuru cyane. Mu gihe ari hasi hazamo amavocal cracks, ukumva wenda biri gusa nkaho bisararamo cyane. Iki ni igihe wenda ari hasi cyane. Noneho mu gihe ari hejuru cyane ni mu gihe hajemo ama voice strain. Utwo tuntu ugomba kugenda udukuramo kugira ngo uririmbire ahantu hanyaho. Ni ukuvuga ngo ugashaka iyo ki ya nyayo uririmbiraho. Niyo umucuranzi agufatiye ahantu ukumva hajemo ayo mavocal cracks mu gihe uri hasi cyane, gerageza umubwire uti wenda tuzamukeho. Mu gihe uri hejuru cyane ukumva hajemo udustrain natwo ukumva hari muravunika cyane, gerageza umubwire amanukeho kugira ngo uharirimbire neza. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya, gutangira kuri karasi mu majwi meza yawe, ntube hejuru cyangwa hasi. Ni uburyo bwo kuririmba bisanzwe. Ushobora kuririmba karasi isanzwe aho uririmbira ukahita ufatira aho ngaho. Nshobora kuvuga nk'urugero wenda kugira ngo mubashe kuba mwabyumva. Ahangaha ndatanga nk'urugero, haleluya uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze, reka isi yose iririmbe
rwa rukundo wadukunze. Urumva aho ngaho hasa nkaho hari mido ukuntu, kandi nanone ni hejuru cyane, kandi nanone ku ijwi ryanjye hari pitching, harasa nkaho haringaniye, ugasa nkaho ijwi ryawe urirekura kugira ngo wumve ese ndimo ndaririmbira hehe, ese mu by'ukuri ahantu ndi kuririmbira ntabwo hari buzemo ama voice break, ahantu ndi kuririmbira ntabwo hari buze kuzamo utuntu tuvunagurika tumeze gute. Ibyo ni ibintu ugomba gukora ariko ugatestinga mu ijwi ryawe fast, wenda umuntu atarabasha kugufatira inota, wowe ukahita upitchinga ahantu wumva ari hejuru, kandi ahantu wumva hari butange sound nziza. Ikindi, mera nk'umuntu uri gutanga message, wimera nk'umuntu uri kwiririmbira biraho bisanzwe, mera nk'umuntu uri kubwira abantu. Ibyo nabyo ni ibintu byagufasha. Ngibyo rero ibintu bitatu nari naguhitiyemo uyu munsi ugomba kugenderamo kugira ngo umenye ese ndi kuririmbira hehe. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho nuko key zose ntabwo waremewe kuziririmbiramo, hari key zijyanye n'ijwi ryawe. Kugira ngo umenye key zijyanye n'ijwi ryawe, ubwo ndajya ku cya kabiri. Kugira ngo umenye key zijyanye n'ijwi ryawe nuko ugomba kumva ahantu uri kuririmbira ariko hatazamo ama voice break cyangwa se ama strain. Ubwo ama strain ni mu gihe wenda uri kuzamura ijwi ryawe cyane, ntiwumve hazemo utuntu tuvunagurika. Noneho mu kujya hasi cyane, ayo ma vocal cracks ni mu gihe nabwo atari marazamo. Mu gihe atari kuzamo, mu gihe uri hagati na hagati ukumva uri kuririmba hejuru, uri kurekura ijwi cyawe cyane, kandi ukumva ntago biri kuzamo. Wajya no hasi cyane ukumva ntago ijwi riri gusa nkaho ribangamirwa. Ibyo ngibyo rwose biragufasha cyane. Ikintu cya gatatu rero ugomba gusorezaho cyangwa se dusorezaho, nuko navuze yuko ugomba kurekura ijwi ryawe ukarirekura hatajemo gucuranga icyuma icyo ari cyo cyose. Nurirekura hatajemo gucuranga icyuma icyo ari cyo cyose, nk'urugero nabahaye ku ndirimbo, uraza kumva ko uraza kuririmba uko wowe bimeze wirekuye. Hanyuma noneho umucuranzi yumve ahantu uri kuririmbira, namara kuhumva ahite agucurangira aho ngaho, niho ushobora kuba waririmbira. Wifuza kuba waba umunyeshuri nkurikirana umunsi ku wundi, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, nkaba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza.